uyu munsi niyo mpamvu numva nshaka kubabwira kandi mu bisangiza abandi, ndashaka kubabwira ibyo kurinda gakondo. Ndashaka ngo tuganire ku nshingano yacu yo kurinda gakondo. Reka dusenge tubone gukomerezaho tuganira ijambo ry'Imana. Mwami Imana yacu, uri amarongo yacu, uri umugabane wacu, uri Imana iduha, idukiza, idutunga, itwumva, tugendana, tuganira. Uri nzima, uri Imana nzima, si igitekerezo cya muntu. Uri Imana nzima, ntabwo uri igihimbano cy'abantu, turi igihangano kiva mu gushakisha kw'abantu n'umutima w'idini, nk'uko abantu barindagira hirya no hino bataramenyeshwa iby'ubwami bw'Imana bakora. Uri Imana nzima, uri Imana iriho. Ushimwe, uhimbazwe, icyubahiro ni cyawe, ubwami bwawe buze. Ibyo ushaka bibeho none mu mitima yacu n'aka kanya, kuri uyu murongo, kuri aba batwumva. Ubwami bwawe buze, ubushake bwawe bube muri bo, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Turashaka ubushake bwawe ngo buhishuke, turashaka imbaraga zawe zidufasha kubumenya no kubusohoza no kububyaza umusaruro, kuko mwami aho tumenyeye imbaraga zawe dukwiriye no kumenya icyo ushaka gukora, kugira ngo tujyane nawe mu cyo ugiye gukora, tugumane nawe mu byo ugiye gukora. Duhishurire ubushake bwawe mu ijambo ryawe uyu munsi. Fasha bene data, fasha abari hafi n'abari kure, twese abakunda n'abubaha izina ryawe, tumenyeshwe ubushake bwawe, dukurikire ubushake bwawe, dukurikize icyo ushaka, twemerere imitima yacu kugandukira ubushake bw'Imana, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. 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 Kurinda gakondo yacu, kurinda gakondo yawe. Reka tubanze dusome ibyanditswe byera mu gitabo cy'Abacamanza igice cya 3, niho tubanza. Turasoma no mu Baefeso ibice 6. Reka dusome mu gitabo cy'Abacamanza ibice 3, umurongo wa mbere. Haravuga ngo, ayo mahanga niyo Uwiteka yari yarekeye kugira ngo ayagerageresha Abisirayeli, cyane cyane abatamenye intambara zose z'i Kanani, kugira ngo ab'ibihe by'Abisirayeli byose bamenyerezwa intambara, kuko muri bo harimo abari batazi uburyo bwazo. Muri ayo mahanga harimo abatware b'intebe 5 b'Abafilisitiya n'Abanyakanani bose, n'Abasidoni n'Abahivi bo ku musozi wa Lebanoni, uhereye ku musozi Baliharumoni ukageza
mu irasukiro ry'ihamati, ariko barekewe kugira ngo bagerageze abisirayeli kumenya ko bakwemera kwitondera amategeko Uwiteka yategekesheje ba sekuruza ururimi rwa Mose. Ndagira ngo nsubire mu murongo wa 4 tubone gusoma n'uwa 5 n'uwa 6. Ariko barekewe kugira ngo bagerageze abisirayeli kumenya ko bakwemera kwitondera amategeko Uwiteka yategekesheje ba sekuruza ururimi rwa Mose. Nuko abisirayeli baturana n'Abanyakanani, n'Abaheti, n'Abamori, n'Abaferizi, n'Abahivi, n'Abayebusi. Barashyingirana kandi bakorera imana zabo. Aya magambo hamwe n'ayanditse mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso, reka naho tuhasome. Abaefeso ni ibice 6, duhere ku murongo wa 10. Abaefeso ibice 6 duhere ku murongo wa 10 haravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Amen. Ndagira ngo nsubire ku murongo wa 12 nangize n'uwa 15 n'itatu nako. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Amen. Haleluya. Uyu munsi ndasobanura ho gato ku nsanganyamatsiko yacu. Nidusoza dusenge, tuzakomerezaho ejo n'ejo bundi inyigisho yacu ku kurinda gakondo. Aho dusomye mu Bacamanza ni igitabo abasesenguzi benshi bakunze kwitirira Samweli, uwo dufata nk'umucamanza wa nyuma waje kuba n'umuhanuzi wa Isirayeli, ndetse twakwita
n'umuhesha w'intwaro y'umwami wa mbere wa Isirayeli. Samweli ni umuntu ukomeye cyane mu mateka ya Isirayeli. Ntavugaho ubwe cyane kuko hari abenshi muzi mavu n'amavuko ye n'umurimo w'Imana yakoze nk'umuhanuzi, nk'umucamanza n'umutware wa Isirayeli wabaciraga imanza. Dufata Samweli kandi niko biri nk'umucamanza wa nyuma, kuko mu by'ukuri niwe waciye imanza byo guca imanza. Ntiyabaye umucamanza nk'abariya bandi 10 n'abangahe bahagaze mu mwanya wo kurwanira Isirayeli bayigarura ku murongo nk'uko tureba amateka yabo. Ibi biratuma mbibutsa ko mu rwego rwo kuganira ku kurinda gakondo ntitwakibuza kubanza kuvuga iby'iyi gakondo ya Isirayeli. Imvo n'imvano z'iyi gakondo ya Isirayeli ni Aburahamu wahamagawe n'Imana, Imana ikamwereka igihugu n'imipaka yacyo uko kizaba kingana, ikizamuhawe n'urubyaro rwe n'igihe yari atararugira. Ariko Aburahamu agendera ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Aburahamu akomeza icyo Imana imubwiye. Ndagira ngo icyo ucyumve neza. Gakondo y'Abisirayeli yavutse mu ijambo Imana yavuze ku mukurambere wabo Aburahamu imubwira ko izamuha igihugu. Ndagira ngo mperaho nkomeze abantu barimo kumva Imana ubu n'abantu bataragira icyo bumva. Namwe nimwumve, hari icyo ijambo ry'Imana rivuga, hari icyo Imana ikuvugaho. Niba abantu batarakikubwira, niba ujya mu cyumba abantu ntibakivuge, suko kidahari, kuko uruwo Imana yaremye nawe ikuremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Niba ukizwa, niba utarakizwa, iki ni cyo gihe cyo kuva mu mwijima no kurindagira, cyo kuva mu kwibaza no kubaza abandi, cyo kuva mu gushakisha no kwishakishiriza gusa wowe ubwawe. Hari icyo Imana yakuvuzeho, ntutinye. Niba waracyumvise, niba utaracyumva, wegera Imana ngo ugire ikikubwira. Uko niko Imana yagize ikibwira Aburahamu, iramubwira ngo nzaguha igihugu uhereye ku ruzi ukageza ku rundi. Haleluya, 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 haleluya. Imana ibwira Aburahamu ngo nzaguha igihugu, nzaguha gakondo, nzaguha aho kuba, nzahaha n'urubyaro rwawe. Ijambo ry'Imana icyo rivuga ku buzima bwawe nicyo nita gakondo. Amasezerano y'Imana iguha muri iki gihe, niba usoma ibyanditswe byera hakagira icyo Imana ikubwira muri iki gihe, komera ku cyo Imana iri kuvuga. Ni impamo y'Imana, ni ukuri kw'Imana, ni ijambo rizima. Yewe ibuka ko ijambo ari ry'Imana yaremesheje ibiriho byose. Ibyo irimo kuvuga ku buzima bwawe n'ibyo igiye kuvuga ku buzima bwawe, komera kuri ibyo, komeza ibyo. Imana irimo irarema kazoza kawe. Haleluya. Ntabwo ari igipindi. Ndavuga ko Imana yabivuze kuri Aburahamu ikabikora. Ntabwo ari igipindi. Hari icyo Imana yabwiye Mose irabikora. Ntabwo ari igipindi. Hari icyo Imana yabwiye Samweli irabikora. Ntabwo ari igipindi. Imana hari icyo yavuze kuri Dawidi irabikora. Si igipindi. Hari icyo Imana yavuze kuri Pawulo irakimubashisha. Ntabwo ari igipindi. Numvise ijwi ry'Imana nanjye ndabona ibyo irimo gukora. Komera
gakondo yawe iri mu ijambo Imana igiye kukubwira, iri mu isezerano Imana igiye kuguha. Nuko bitangira. Imana ibwira Aburahamu ityo, hashira igihe Aburahamu ashaka nko gucika intege no kwishakishiriza, ndetse Sarayi na Sara maze kwitwa Sara mugira inama zagize ingaruka ku muryango kugeza no ku moko y'abakomotsemo, na n'ubu zikiriho, kubera ko batarinze icyo Imana yavuze, kubera ko barambiwe gutegereza icyo Imana yavuze. Imana irimo kuvuga iki? Imana imaze kubwira Aburahamu, yarategereje aza kubona icyo Imana yavuze, ategereza urubyaro ararubona. Yewe urubyaro ruvuye mu rukiryi rwe na Sara umugore we, umwana babyaye bakuze cyane. Isaka wavutse Aburahamu agejeje imyaka 100, na Sarayi agejeje hafi y'iyo. Haleluya! Abo ijambo ry'Imana rivuga ngo bari bameze nk'intumbi, ariko koko Imana ibasha gukura ibimenyetso n'ibitangaza mu busabusa. Imana ibasha gukura wa mugani w'abaririmba, ishobora gukura ishyanga rikomeye mu muntu umwe. Amasezerano y'Imana ni mazima iteka ryose. Mu rukiryi rw'abari bameze nk'intumbi, Sara wari waracuze, Aburahamu wari ushaje, Imana ibaha umwana mu zabukuru kuko yabivuze. Ndahangira mbisubiremo ngo icyo Imana ivuze cyo gikomeraho. Icyo Imana isezeranyije ntuzajye ugica ku ruhande cyangwa ngo ugishidikanye. Nubwo imisozi yabomborana, nubwo imyuzure n'isuri ry'imiyaga by'isi byakwisukaho, Yesu aravuga ngo uwumva amagambo yanjye akayakomeza azaba ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imivu iratemba, imiyaga irahuha, byikubita kuri ya nzu, ariko ngo ikomeza ihagaze. Komeza isezerano ry'Imana, komeza ijambo ry'Imana. Kuri iryo jambo niho hitwa ku rutare, kuri iryo jambo niho hitwa ku rufatiro. Urufatiro ni wubakaho ibyiringiro byawe, ni wubakaho ukwizera kwawe, nuhajyana umuryango wawe, nuhasengera kubw'igihugu cyawe. Bitinde bitebuke, Imana icyo yavuze irakirinda. Nanone umuhanuzi Yeremiya niko yabonye, ngo marayika amubaza ngo ubonye iki Yeremiya? Yeremiya aravuga ngo mbonye inkoni y'umurinzi. Almond tree, igiti gikomeye cyane, inkoni y'umurinzi. Imana ngo ibwire umuhanuzi ngo warebye neza, kuko ndi nyuma y'ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Nimo ndavuga ko gakondo yawe, gakondo yanjye, gakondo yacu iri mu cy'Imana irimo kuvuga. Nuko byageze aho Aburahamu ku mwana wo mu zabukuru koko havamo amahanga. Isaka niwe wabyaye Isawu na Yakobo. Yakobo niwe wabyaye Rubeni na Yuda na Benyamini na Yosefu n'abandi benshi. Imiryango 12 ikomoka muri Aburahamu. Abo nibo bamaze imyaka 430 muri Egiputa. Imana ibakuza y'ukuboko gukomeye n'ibitangaza bikomeye yakoresheje Mose. Mose uyu dusomye mu ijambo ry'Imana niwe wakiriye ubutumwa bubatura Abisirayeli, bubakura mu gihugu cy'ububata, ubutumwa bw'Imana bubajyana mu gihugu cy'isezerano. Haleluya, haleluya. Ubwo muri iyi nyigisho
gakondo yawe, gakondo yanjye tuzajya tuyita amasezerano y'Imana, tuzajya tuyita igihugu cy'isezerano, tuzajya tuyita amazina atandukanye, ariko tugamije kubumvisha ko bifitanye isano n'Imana yabiduhesheje. Ni agakiza kawe, ni umuhamagaro wawe, ni umurimo wawe, naho Imana iguhamagarira kujya no kuba no gukora. Ibyo nibyo ahari tuzakoresha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, tubyita gakondo tugomba kurinda. Icyo kiri mu gisobanuro cya mbere cy'ikigisho cyacu cy'iyi minsi 3. Ariko nsubiye mu cyanditswe, harimo amagambo menshi ni icyigisho gikomeye cya teolojiya, yenda tudashobora kunonosora, ariko nihagira uzanagiraho ibibazo ashaka kubaza, umurongo mwawubonye, mushobora kubaza n'ibibazo. Inyigisho mvuga irimo ikomeye nuko dusomye ngo Imana niyo yarekeye amahanga atari make, twasomye agera nko kuri 6 cyangwa 7 mu gihugu cy'isezerano, ibarekeramo kugira ngo ibageragereshe Abisirayeli. Ndabyita inyigisho ikomeye, kuko iki cyanditswe kiravuga ko Imana yashatse kugerageza. Imana iratugerageza, Imana igerageza abayo. Niba wumva bikomeye, hari icyo ijambo ry'Imana ribivugaho, hari icyo ijambo ry'Imana ribisobanuraho. Nshaka kuvugaho mu magambo make kugira ngo ahari tugabanye ibibazo, kugira ngo dukomeze tujyane. Imana iragerageza. Ijambo kugerageza twaryumva muri mugenzi waryo rivuga gupima, kureba, kwexamina, kwivaluatinga, niba mushaka n'andi magambo. Imana iragerageza. Kugerageza nshaka ko mwumva ntabwo ari bya bindi rimwe na rimwe tuvuga no kuri Satani, byo byitwa gushuka. Satani arashuka. Satani agerageresha ibishuko. Ariko Imana, twasomye mu cyanditswe kera, niyo mpamvu navuze ngo harimo n'ibisubizo. Twasomye mu cyanditswe kera cy'Abacamanza 3 ko iyo Imana ntiyagerageresheje ubwoko bwayo ibishuko, ijambo ryavuze ngo ibagerageresha kureba ko bibuka ijambo. Imana itwevaliwa, itugerageza, ireba ko tukiri mu ijambo, dukomeje ijambo. Ni nka kurya umuntu yigisha abanyeshuri, ntubabaze ibyo utabigishije. Umwarimu abajije abanyeshuri ku byo yabigishije, hari ababitsindwa, yego, kubera ko babyibagiwe. Ariko ababitsinda ni ababyibuka, ni n'ababisubiza nk'uko, ni n'ababyitwaramo nk'uko, ni n'abamusubiza amaprincipe n'amahame yabigishije nk'uko bayigishijwe n'umwarimu. Ibyo ntabwo ari ugushuka rero. Nizere ko icyo
kiri buvaneho ibibazo byo kumva ko Imana igerageza muri sanse yo gushuka, kuko gushuka byo bikorwa n'umwanzi. Imana ijambo ryatubwiye ngo kugira ngo, umurongo wa 4, ariko barekewe kugira ngo bagerageza Abisirayeli kumenya ko bakwemera kwitondera amategeko Uwiteka yategekesheje ba sekuruza ururimi rwa Mose. Iki rero ngire ngo kiravanaho ekivoka, kiravanaho ibintu byo kwitiranya, kiravanaho ibintu byo kuba twakumva nabi. Imana ntishukana, Imana iragerageza, Imana irapima, Imana irevariwa, Imana irakurikirana kugira ngo irebe ko mwumvira. Ibyo rero si ugushuka, ni ukugerageza, nk'uko umwigisha apima abo yigishije, abapimishije ibyo yabigishije. Imana yarirekeyeho amahanga kugira ngo amahanga abe impamvu yo kureba ko Abisirayeli bazi icyo bari cyo, bazi aho bari bo, bazi icyo Imana yavuze mu kanwa k'umugaragu wayo Mose, kandi babasha kuyumvira, babasha gukomeza, babasha kuguma mu masezerano. Haleluya! Icyo nizere ko gisobanutse. Icyo kirasobanutse kugira ngo tubimenye neza. Ikindi numva muri iki cyanditswe, numva twasobanura, kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo ibi Imana yabikoreye, ibi ngo Imana yabikoreye kugira ngo igerageze Abisirayeli batamenye intambara. Iki ni byiza ko tugisobanura neza nanone, ngo cyane cyane ab'ibihe byo mu Isirayeli batamenye intambara n'uburyo bwazo. Bivuze rero ngo kurwana intambara n'abamaze kugera muri gakondo, kurwana intambara kw'abantu bamaze kubona imigabane yabo, kuko Abisirayeli bari barageze mu gihugu bayobowe n'umurwanyi Yosuwa. Igihugu bagihinduye vuba, igihugu bakiganjemo bidatinze, bahereye mu majyaruguru babona kujya mu majyepfo. Amahanga yari arimo, ayo twasomyemo hano, ngo yisanga Abisirayeli baganje mu gihugu cyabo, yisanga Abisirayeli bahinduye, babohoje igihugu cyabo. Aleluya! Imana ishimwe ko yafashije Abisirayeli guhindura gakondo yabo nk'uko yari yarabivuze, kandi uko intambara zagenze nuko tubisoma. Umugaba w'ingabo z'Abisirayeli Yosuwa ukuntu yabigenje, iyo dusoma mu gice cya 6 cy'igitabo cyitiriwe Yosuwa, kandi kivugwamo ibyo Yosuwa yavuganye n'Imana, mu ikubitiro ijuru ryaraje, marayika yaraje, uje kubera umugaba w'ingabo z'Uwiteka, umuyobozi. Dusoma mu ijambo ry'Imana ko yamubajije Yosuwa, aramubaza se uri uwo mu ruhande rwacu cyangwa uri uwo mu banzi bacu? Kuko Yosuwa yarataramenya uwo ari we. Rimwe na rimwe iyo Imana idusuye mu shusho y'abantu, hari igihe tutamenya neza ibyo ari byo. Haleluya, haleluya! Ariko marayika aramusobanurira ati, nje nonaha kubera umugabo w'ingabo z'Uwiteka. Uko niko Yosuwa yamubajije amabwiriza, uko niko ijuru ryabwiye Yosuwa uko bazarwana intambara, uko niko Yosuwa yagendeye mu murongo w'ijuru n'amabwiriza yaryo. Icyampa
ngo mu guhindura gakondo kwacu. Haleluya. Icyampa ngo mu by'Imana iri kutubwira ko igiye kuduha, tutifashisha ibindi bintu byo ku ruhande, ahubwo dushaka Imana, twumva Imana, tugendana n'Imana, turwanana nayo. Nibutse indirimbo yo mu ndirimbo zo gushimisha nziza ivuga ngo ninduzarwanana n'umwami wacu, ninduzamamaza ubutumwa bwe, ninduzarorera kwifuza iby'isi, nubwo yarenganywa n'abanga Yesu. Haleluya. Reka mbasubiriremo. Ninduzarwanana n'umwami wacu, ninduzamamaza ubutumwa bwe, ninduzarorera kwifuza iby'isi, nubwo yarenganywa n'abanga Yesu. Ni indirimbo yo gushimisha. Nuko itangira nyine, nushaka ujye mu mbashakiro urayibona. Refrain yayo ikavuga ngo mbese turabande, turaba Yesu, twaraba Satani turamwimura. Mbese turabande, turaba Yesu, twaraba Satani turamwimura. Uko niko Yesuwa yabwiwe n'ijuru ngo uko niko uzarwanana n'umugaba w'ingabo. Uko niko Yosuwa yatsinze Ayi, atsinda Yeriko, atsinda Majyaruguru, atsinda mu Majyepfo. Amahanga yari muri Kanani, mu gihugu cyabo cy'isezerano, barayahindura. Haleluya. Yosuwa twafata ko ari we mutware cyangwa umucamanza wa mbere muri sanse large y'abayoboye Israel, kuko nyuma ye nibwo igihugu cyagiye kigira udubi kivayo mu bihe by'abacamanza kugeza kuri Samuel uyu nguyu twavuze ko ari we wanditse iki gitabo. Maze rero bamaze kugera mu gihugu cy'isezerano, nkuko abenshi Imana yitugeza ku cyo yatubwiye, kandi ishimwe ko yabigukoreye, ishimwe izabigukorera, izakugeza aho yavuze, izakugeza no ku cyo yakubwiye. Kuko Imana si umuntu ngo yibeshye, si n'umwana w'umuntu ngo yicuze icyo yavuze. Izakugeza ku cyo yavuze. Ariko inyigisho yacu y'iki cyumweru, iyi minsi 3 at least, nuko dukwiye kurinda icyo twahinduye. Intambara zo kubohoza ni nziza iyo Imana yatugiye imbere, kuko yagiye imbere y'umugaragu wayo Yosuwa n'abandi, bagahindura gakondo. Ariko ibyo kurinda gakondo akenshi nibyo bikomeye. Ndagira ngo kingitindeho kugira ngo abanyumva mwese mucyandike. Ubu waba urimo kurizwa n'ibitaratungana, waba urimo kurizwa n'inzara n'ubushomeri n'ubugumba, waba urimo kurizwa sinzi uko umuryango wawe umeze, ukaba urimo kurizwa n'ibidahari. Mu ijambo rimwe, hari igihe akenshi dushaka Imana turizwa n'ibyo tutarabona n'ibidahari. Kuko Abisirayeli nabo bararize, barakubiswe, barababajwe, kuko bari bataragira mu gihugu cy'isezerano. Bakoreshejwe iby'ubucakara,
bubatse iby'abandi, bubatse Egiputa, bayubaka inkoni zibari ku mugongo, ntibari bari mu gihugu cy'isezerano. Ushobora kuba uri kurizwa n'ibyo utarabona, n'ibyo utarageraho, n'ahagutse hawe utaragera, n'aheza hawe utaragera. Ibyo utarabona birakuriza. Ariko ndagira ngo mbwire abanyumva mwese, ibyo tutarabona nubwo biriza, ntabwo akenshi ari byo bidukura ku Mana. Ibyo twagezeho byiza, amasezerano y'Imana tuyarimo, tutakibura, bidaturuka ku byo tubura. Intambara zituruka ku byo dufite ari byo. Intambara zituruka ku bukire. Intambara zituruka ku izina rikomeye. Intambara zituruka ku bubasha ufite. Intambara zituruka ku mafaranga menshi ufite. Intambara zituruka ku bana beza ufite. Intambara zituruka ku bana bakuru ufite. Intambara zituruka ku byo ufite, kuri gakondo yawe. Amen. Intambara zituruka ku byo dufite byinshi byiza bigwiriye, turi mu byacu, dufite ibidukwiriye, dufite yewe n'ibidusagutse, dufite n'ibyo dutanga. Iyo bimeze gutyo, kurinda amasano yacu n'Imana, icyo ndi kwita gakondo yacu n'Imana, nibyo bikomeye. Nizere ko iki cyumvikanye neza. Nizere ko iki cyumvikanye neza. Kurinda byinshi byiza bikomeye biri mu bubasha n'ubushobozi bwinshi n'ubukire bwinshi cyangwa bukwiriye bwuzuye, nicyo gihe gikomeye kubw'urukundo rw'Imana idusigariza intambara, idusigariza ibyo kutugerageza. Reka ngisobanure neza nanone. Nk'uko Imana imaze kugeza Abisirayeli muri gakondo, yayibagejejemo ikibakunda, yabahaye kuyihindura ikibakunda, kandi nacyo kimenyetso gikomeye ko ari Imana yabo, nuko yabahaye igihugu bakagihindura nk'uko yabibasezeranyije. Ariko kubw'urukundo ibakunda, ndavuze ngo kubw'urukundo ibakunda, Imana ntiyakuraho abanzi bose. Imana ntiyarangiza intambara. Imana yari ifite ububasha bwo kumaraho intambara, ikabageza ku mipaka yo mu majyaruguru no mu burasirazuba no mu majyepfo n'iburengerazuba. Igihugu bakakibamo, bakagihingamo, bakacyororokeramo, bakagihimbazamo Imana, bakacyubakiramo inzu y'Imana ikomeye nk'iyo tuzi yubatswe mu gihe cya Salomo. Ariko kubw'urukundo ibakunda, Imana ibasigariza abo kubarwanya, abo kubagerageza. Ubwo ndavuze ngo intambara muri ko muhura nazo, intambara zirimo kubasanga mu byanyu no mu masezerano y'Imana, no muri gakondo mukumva muracyafite abahivi hariya, mufite abafilisitiya hariya, mufite abahiti n'abakanyahani n'abayebusi n'abandi. Abo rimwe na rimwe bahagurukira kubarwanya, nk'uko tuzi ko urugamba rw'abafilisitiya n'Abisirayeli rwakomeye kugeza ku bwa Dawidi mu 1000 na kangahe mbere ya Yesu Kristo. Umwami wa kabiri w'iki gihugu cya Isirayeli, abafilisitiya bari bakibarwanya, babahangayikishije nk'uko tubizi neza. Ibi ndimo ndavuga ngo kubw'urukundo Imana idukunda, kubw'urukundo Imana igukunda, nicyo gituma ugifite ibiguhanda,
ibikubabaza ngo bitume wibuka ijambo ry'Imana, ngo bitume wibuka amasezerano y'Imana, ngo bitume ushaka Imana, ngo bitume ugana aho Imana iri, ngo wongere uganire nayo, wongere uvugane nayo, uyibuke, wibuke n'amagambo yayo, wibuke n'amasezerano yayo, ayo yaguhaye. Kuko yaguhaye kuba muri gakondo, izakurindira muri gakondo. Yaguhaye kugera ku cyo yavuze, izakurindira mu cyo yavuze, à condition que ukomeza icyo yavuze. Kuko dusomye mu ijambo ry'Imana ngo yabikoreye kugira ngo abaje muri gakondo bakiri batoya, abisanze muri gakondo batararwanye izo mu butayu, batarabonye ibitangaza byo muri Egiputa, abatarabonye ukuboko kw'Imana muri Egiputa gucungura, bazabona ukuboko kw'Imana gucungura bari mu gihugu. Haleluya! Abatarabonye ibitangaza byo muri Egiputa ko ari 10, bazabone ibitangaza iby'Imana izakora mu gihugu hagati. Nicyo gituma intambara zari zikiri ku muryango. Nicyo gituma abanzi Imana itabakuyeho bose. Ubwo ndashaka kugira ngo soze mbabwira ko ibyo muri gucamo, ibyo muhanganye nabyo, haleluya, ibyo muhanganye nabyo birimo Imana. Ibitarakunda birimo umugambi w'Imana, kandi Imana ishimwe ko ari uko bimeze. Niba Imana iri muri ibyo, Imana izagutambutsa ibyo. Niba Imana iri muri ibyo, yibaze, izakubwira uko byitwaramo. Niba Imana iri muri ibyo, yishingikirize, uzatsinda ibyo urimo. Niba Imana iri muri ibyo, ibuka ikivuga, ukora ikivuga, ugendere ku kivuga, wishingikirize ikivuga. Imana izakora icyo yavuze muri icyo gihe n'izo ntambara urimo. Kuko umugambi wayo ni uko ngo nimara kubona twumvira, tugendera ku cyo yavuze, twumvira ijambo ryayo, nta kizatuma idukura mu masezerano. Tuzaguma mu gihugu cy'isezerano, tuzaguma mu gihugu gakondo Imana yaduhaye, tuzakomerera muri gakondo Imana yaduhaye. Kuko Imana irakomeye yakiduhaye. Iyaduhaye irusha amahanga yose amaboko, iyakiduhaye irusha abakomeye bo ku isi bose amaboko. Kuko abami n'abatware bo ku isi, ijambo ry'Imana riravuga ngo imitima yabo iri mu maboko y'Uwiteka Imana ishobora byose, yo ngo ibakoresha icyo ishaka, nk'uko amazi agenda mu mugezi hagati y'inkombe, uko niko Imana izajyana aho ishaka, igakoresha ibyo ishaka. Abami n'abatware nubwo basa n'abakomeye bagize icyo bagutwaye, kuko icyo ishaka kuturebaho ni kumenya niba dukomeje ijambo ryayo, niba twumvira ijambo ryayo. Gakondo ni yacu hamwe n'Imana. Imana iduhe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibakomeze muri izo ntambara murimo, Imana ibarindire muri gakondo. Ariko cyane cyane mumenye icyo gukora, kwa rukumvira ijambo ryayo. Uwo ni wo muti, nawo mutego w'umwanzi. Naho mwebwe muzaganza, muzatwara, muzakomera, nimukomera ku ijambo. Muzahagarara, muzashikama, nimukomera ku cyo Imana yavuze, nimwumvira icyo Imana yavuze. Imana ibahe umugisha kandi ibagirire neza. Reka nsenge. Ushimwe Mana yacu, kuko uri gakondo yacu. N'ubundi twakuvaho tukajya he? Niki twahwanya nawe Mana?
niki ko byose byaremwe nawe, bitangwa nawe, ari impano zawe? Niki mu mpano utanga twakunganya? Uri amaronko yacu, uri amahoro yacu, uri insinzi yacu, uri umutekano wacu, uri ibyishimo byacu, uri imbaraga zacu mu ntambara, uri n'ubwenge bwacu aho bididana, uri umubashisha wacu aho bikomeye. Kandi ushimwe ko uri mu ruhande rw'abagutegereza bose bashingiye ku ijambo ryawe. Nukuhe abumvise bose aya magambo ngo bamenye ko icyo urimo kubabwira uzagikora. Bazagerayo muri gakondo, bazagerayo mu gihugu cy'isezerano, bazageramo. Icyo wababwiye bazakibona, ariko kandi bamenye ngo bazakomeza icyo wavuze, kuko nicyo kizabarindira. Icyo wababwiye nicyo kizabarindira mu gihugu wabasezeranije. Icyo wababwiye nibacyumvira, nibacyubaha, bazarinda isezerano, barinde bageze aho bazabana nawe iteka ryose. Fashe uwo ari we wese kandi ufashwa n'aya magambo, kuko tuzi ko ari ayawe Mana, bisangiza abandi, kandi ejo uzabane natwe dukomerezaho, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Shalom. Bwana Yesu awabariki sana.